mudamu. Imana rero ikomeza umuryango, ikomeza umudamu, ikomeza abana, kandi namwe mwese Imana ibakomeze. Murakoze cyane. Iyo ni umudamu wanjye, reka yenda akantu ushaka kumwunganiraho, ntekereza ko nawe ari kumva ari ubwa mbere. Igitondo gishaje ubugingo n'umunezero tuzabaho turirimba indirimbo nziza ya Mose n'umwana w'intama. Tuzabaho turirimba indirimbo ya Mose n'umwana w'intama. Yego, haleluya. Ababishoboye dufatanye dusirimbe dutarake, umukozi w'Imana yatashe. Jumana w'intama, Hosana, 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 Hosana. Agasirimba gatoya, mutubarire dushobora gukora ibintu binyuranye n'iby'itorero ADPR yemera, ariko twese natwe iwacu mubona dukoresha katagize, mutubabarire n'ukuri n'umunezero. Twanejejwe n'uko Theogene yatashe nta rubanza. Yesu niwe nihishemo, yambereye ubuhungiro, ntacyanguraho amahoro, kandi gikomeye. Ishimwe abashumba mwatubazaga madamu Theogene, Imana iri kugenda imuha imbaraga, ari hano yahageze, kandi Imana ikomeze imube hafi, imuhumurize, imukomeze. Ndirimbo ndabona harimo abantu bahengereza, mushobora kuba mutari bumuze ko n'uyu mubyeyi wicaye hano, muzakomeza mumubone muri gahunda n'izejo. Benshi rero baravuga batese gute, ariko burya wa munsi menyana nawe namusanganye na si. Wa munsi dukora ubukwe namukuye kwa Madamu Theogene. Urugendo rwo mw'isi rurangije, icyo gihe ndahumiza cyane, ntegereza ko nahinduka mu rurembo rw'iwacu ndabibura. Iyo babawe maze ndababara, hari igihe narwaye ndaremba, ntangira gutekereza ku rugendo rwo urahari? Aha, watumwe n'umushumba Mignoni, kandi rwose umwanya twari twawukugeneye, uri kumwe na Pastor Charles, murakurikirana akanya gatoya, hanyuma Foursquare muramaze kwitegura, namwe muririmbira Imana. Nyuma nimurangiza turababwira igikurikiraho. Imana ho mugisha. Karibu. Turabashuje cyane, Yesu ashimwe. Turashima Imana kuri uyu mugoroba, Imana nyiri ibihe ibizi igihe, ariko ikamenya n'ikizagikoramo. Ku bwayo rero ishimwe, hamwe n'ijambo twakiriye ry'umushumba umubyeyi wacu Pastor Jonathan, twakiriye Imana muri iri teraniro. Rero ntabwo mvuga amagambo menshi, ariko kubw'uyu mwanya ni ijambo ritoya natumwe n'umushumba w'itorero ryitwa Noble Family Church n'umuryango witwa Women Foundation Ministries. Ni umuryango ufite intego yo kubaka umuryango n'ubundi famille, ariko binyuze mu mugore. Ushumbwe n'umushumba witwa Apotre Mignoni, yantumye ngo uyu muryango ukomere ku by'umwihariko, kuko mu nshingano n'ubundi z'iyo ministeri harimo gufata amaboko abagore. Rero kuri uyu mugoroba
yambwiye ngo tubanze dukomeze uyu mubyeyi, hanyuma nawe kandi ari hafi, ari inyuma gatoya kugira ngo azamufate amaboko. Icya kabiri, yagize umubabaro ku mpamvu z'uru rugendo, kuko ubushize Pastor Theogene yaje wacu azanani wavuye Cyangugu, muraza kubona ku YouTube. Aravuga ati se kunaniwe, atuvuye Cyangugu, wagiye n'iki? Ati nje n'imodoka. Arababara ahita amubwira ngo ingendo nyinshi uzajya ugira za kure, byumbwira ngo utegere indege. Ahita amutegera indege, amubwira ati ubwo urushye akira indege uzajye Nairobi uryamuruhuke we na madamu. Ariko ibyo yakoze nabyo ni byiza. Aza kumbwira ati rero nabonye ibikorwa birahanga nabyo bikeneye amaboko, minira bugufi, iyi nayo ni indege, twashimye Imana, Yesu ahabwe icyubahiro. Mu magambo make rero, yifatanyije n'uyu muryango, yifatanyije n'itorero rya Kristo nk'umubiri umwe, umwami wacu Yesu Kristo. Hanyuma icya kabiri, yandumye ngo abana baziga kandi uyu mubyeyi akomere. Yambwiye ngo mu mirimo myinshi Pastor Theogene yari kuzakora, nawe azamubera amaboko, azamukenyeza, kandi yamubwiye ngo ku mbaraga afite Yesu yamuha, ubushobozi yamuha, uburyo bwose bwashoboka, ntabwo azaba kure ye, kuko n'undi yajyaga abakunda, yabubahaga, yarasanzwe abanye neza n'umuryango wa Theogene. Inshuti bamukomere, itorero rikomere, kandi umuryango imbere ni heza, nk'uko umushumba twigishije, na nyuma y'urupfu Yesu aracyari umwana, kandi abasigaye bazabona Imana, n'izi mbuto zisigaye zizasoromwa neza. Nimwakire umugisha n'intashyo, muzamure ibiganza mbaye intashyo z'umushumba Apotre Mignone, azakomeza kubana n'umuryango no gukora icyo ashoboye cyose kugira ngo basusuruke mu izina rya Yesu. Amen. Mwiriwe. Haleluya. Nitwa Pastor Harorimana Charles. Muri uyu mwanya numvaga nanjye navuga, ariko ubundi mwanya ngatekereza ko ntazashobora kuvuga, ariko ngeze hano mbonye imbaraga zihari, numva nanjye ntagenda ntavuze. Pastor Theogene ni murumuna wanjye mu buryo bw'umwuka, yanyitaga girlfriend. Abantu benshi barabizi, ndi umwe mu bakozi b'Imana bamutangije umurimo w'Imana w'ivugabutumwa. Yakundaga kubitangamwo ubuhamya, kuko yangezeho turi mu masengesho, yambaye nabi, atakwemererwa mu rwego rwo kwicara kuri alitari, ko yari ameze, ko yari yambaye, ko yasaga, ariko ndahishurirwa ko ari umukozi w'Imana, ndahamwicaza, kandi noneho muhereza ijambo arigisha. Icyo rero cyamubereye ikintu cy'igitangaza, atangiriraho avuga imbaraga z'Imana, kuko niho hantu nanone Imana yatangiye kumukoresha imirimo n'ibitangaza. Ahamagaye abantu barihana, ko twakoranaga na Bernard, arabyibuka icyo gihe nayoboraga mu Gashyekero, hanyuma atangira gukorera Imana gutyo. Igiterane yafunguje cyitwa Inzahuke cyangwa se Inzahare, ndi mu bantu bakigishije sobanura inzahare icyo ari cyo, n'inzahare izo arizo, kuko nanjye nari inzahare. Rero iyo mpari, iyo twabaga turi kumwe, yavugaga ati ngewe rero iyo uyu adahari ngewe mba ndi perezida, ariko iyo ahari uyu niwe uba perezida w'inzahare. Hano hari inzahare nyinshi zirabizi, nagiye fasha, bagiye bangeraho muri icyo gihe, hanyuma tugenda tuzahuka. Ngo rero mu masede ya mbere y'inzahare ndimo ndi kwigisha ntanga n'ubuhamya. Iyo bamutumiraga ntaboneke, ni igihe yatangaga inomero kugira ngo njye gutanga ubuhamya bw'inzahare n'inzahuke, cyane cyane ku bakoresheje ibiyobyabwenge.
aheruka kuntuma iburasirazuba no mu majyepfo y'Ubutare muri cya giterane giheruka gukoreshwa na Compassion. Baramutumiraga hanyuma akabona ntiyahagera hose, hanyuma ahatageze akantu. Urumva rero twari dufitanye amateka akomeye, kandi tekereza ko nanjye nabuze inshuti. Ikindi ni uko mu rugo rwanjye baramuzi, kuko yahageraga inshuro zitari nkeya, kandi iyo yageraga mu rugo yansigiraga isukari y'abana. Icyo ni ikintu nacyo ndi kumwe n'umudamu wanjye nacyo cyadukoze ku mutima, ko nanjye ntabwo nazahutse kera, nzahutse vuba, ariko yagiye avuga ati ntabwo nzakwibagirwa, ntabwo nzakureka, uri garafurere. Hano atararangiza urugendo, ubu ni ubwa gatatu mpageze. Ikindi aherutse kunkorera kigakora ku mutima wanjye, na mu matariki 6 y'ukwezi gushize yamerekeje ibyumba ndi gukorera perimi, yaravunitse acumbagira ari ku mbago, tukiriranwa n'umudamu we kuva mu gitondo kugeza nimugoroba, kandi akantunga ku kintu cyose akangeza mu rugo. Arambwira ngo azaruhuka ari uko ampesheje perimi. Urumva icyo kintu rero cyankoze ku mutima, kandi ni ikintu cyumvikanisha ubushuti bwanjye nawe, kuko twari dufitanye amabanga menshi n'amagambo meza tuvugana duhanaho ubuhamya. Rero sinabona ikintu mvuga kuri we, kuko n'umudamu warabizi, n'abana be baranzi, gusa nzi yuko Imana yamujyanye mu ijuru. Nyuma ikindi, ari umushumba uri muri Amerika witwa Francis cyangwa se François Xavier, yamuntumye we, yantumye ku mudamu ubutumwa bwe, ariko arambwira ngo nawe arabakomeje, arabihanganishije, nuko ari kure ngo yagombaga kuba ari hano, ariko ubutumwa yampaye ndabushyikiriza umudamu. Imana rero ikomeze umuryango, ikomeze umudamu, ikomeze abana, kandi namwe mwese Imana ibakomeze. Murakoze cyane. Iyo ni umudamu wanjye, reka yenda akantu nshaka kumwunganiraho, ntekereza ko nawe ari kumva ari ubwa mbere. Igihe ADPR igabanya bamwe mu nshingano igasiga umuhamagaro, Theo yaje kumureba mu rugo baraganira, mu gusoza ngiye tuzana mu mujyi nje mu kazi. Nari nshatse kugaruka kuri kano kantu ka perime, noneho turimo tuza Theo arambwira ati tugiye kongera tuvuge ubutumwa nk'uko twavugaga kera tukiri abavolonteri na Pasiteri Charles. Arambwira nti Theo ibintu byarahindutse. Kera Pasiteri yabuvuze agenza amaguru, abuvuga agenda n'igare, abuvuga agenda na moto akanyagirwa. Ikintu kimbabaje nuko agiye gusubira gukora uwo murimo atageze ku rugero nk'urwuriho. Iryo jambo Theo rimujya ku mutima. Pasiteri niba agiye kubyumva bwa mbere ntabwo nabimubwiye. Theo arambwira tumva ngiye kuba iruhande rwa Pastori, yige mutere kuraje kugeza igihe nzabona afite perimi. Ndamubwira ntiyagiye atsindwa provisoire amera nk'ucitse intege, mufashe nashaka atangire no kwiga gutwara atarabona provisoire kugeza igihe azabona perime. Ndatekereza ko nabona perime, umunsi azabona perime natwe tuzabona imodoka, ariko nibuze atongera gukora ivugabutumwa nk'ibyo yakoze mu muruhungano kungana. Ibyo bintu tubigana na Theogene, nibwo wabonye atangira kukwiyokipa ku kigendanye na perime, ariko sinigeze mbibwira umutware, naricecekeye, numvaga ari ibanga ryanjye na Theogene. Icyo gihe amujyana ibyumba bari kumufasha n'umudamu we gukora, kumusombera bajyanye na Theogene rwego rwa kabiri n'umudamu watwaye Pastori. Mu by'ukuri n'iryo banga twari dufitanye, nta nubwo byakunze rwose, yarakoze aratsindwa, ariko aramubwira ati icyo nzi cyo nuko Imana izagufasha ukabona perime. Pastori nta kundi guhitamo yari afite ko kureka perime, kuko imodoka ye yamaze kuboneka mu rugo,
bimugora kumbona ngo muhere ifite mugeze mu ivugabutumwa aho agiye kandi nanjye ndi mu kazi, akongera kandi agasubira kuri moto. Ndavuga nti ubu bukererwe bwo ntabwo ari ubwanjye, ubwo ni ubwawe wiyeranje ushaka uko uguruka. Turashima Imana ko Pasiteri Theogene atashye, Pasiteri Sharire yarabonye perime yayituye Butare, ndetse n'akantu kari ku mutima wacu kuri uyu muryango. Murakoze cyane. Ibi bya Pasiteri ntabwo twavuga ngo tubirangize Foursquare ubanguke, hanyuma ndagira ngo ntagire umuntu ngenda mu ideni. Nimurangiza turahita twumva indirimbo ya Mwene Gihome, niyo itugeza ku musozo w'igitaramo cy'uno munsi, kugira ngo tuze gusabira umugisha hamwe. Abandi bakomeza kuza gutarama baze gukomeza batarama banaganira, ariko abafite izindi gahunda twababohoye kugira ngo baze gukomeza bagera mu rugo, bazabone nuko igitaramo cy'ejo nacyo bazakibonekamo. Ihangane, turaza no kubaha amatangazo y'umunsi w'ejo n'umunsi wo kuwa gatatu abatari bamenya uko bimeze. Karibu. Haleluya, haleluya. Twaje aha ngaha kubera umukiranutsi w'Imana, kandi iyo abantu ndimo numva abantu basa n'abanyagaye, basa n'abasakuzaho gatoya. Twebwe nubwo duhagaze aha bigaragara ko turi ku rupfu rwa Pasiteri Theogene, ariko dufite umunezero mu mutima kubera ko tuzi ko aho yagiye amerewe neza kandi ari ijuru yakoreye. Ndimo numva natera haleluya. Murayikiriza? Haleluya! Hari umunsi napushije imfura yanjye, maze kuyipfusha aba bagabo, uyu mugabo n'aba ngaba n'abandi benshi barazi iwanjye bararirimba. Ngo baririmbe numva ko nanjye indirimba imanuka. Ndaririmba, barebe, ndaririmba kandi ndirimba ku rupfu rw'umwana wanjye bikomeye, ariko numva Imana itanze ihumure rikomeye. Mwebwe muzi ngo Theogene yari umuntu wanyu, ntabwo yari uwanyu mwenyine. Ubwo ndimo ndavuga gutya kugira ngo umucuranzi abatunganya hariya. Theogene yari umuntu wacu ku rwego mudashobora kumva. Yazaga iwacu, muribuka mu minsi yashize akora impanuka, yarazaga akaza muri overnight, amakesha arimo sima. Njyewe Ben, umuntu aramutse antumiye kujya kuririmba cyangwa no gukora ikindi ndimo sima, namubwira ndi naravunitse, nakoze accident, none muzantumire narakize. Ariko Theogene kibereka ko yarari kuri mission ibaze, arimo akora kandi asa n'umuntu usiganwe. Mw'abantu mwe, umuryango, abana, umudamu, itorero, muhumurike, mureme tuzamubona. Haleluya. Mwaramburira Imana ibiganza, muramburira Imana ibiganza. Ntabwo dukwiye kuza aha ngaha turira ku rupfu rwa Theogene tukarira, imibiri nibananira mukarira muriri, ariko kandi ntimurire nk'abantu badafite ibyiringiro. Haleluya. Kandi nawe ubwe wenyine yarivugiye ngo umunsi azagenda ntimuzagire mute. Ntimumuhemukire rero, ntimumuhemukire ngo turire ku munsi wa Theogene, ntimuhemuke, yarabitwihanije. Rero umucuranzi Clement, hari indirimbo zirimo ziturwaniramo. Hari indirimbo imwe ivuga ngo nitwizera Yesu tuzabona cya gitondo, igitondo cyacu ubugingo n'umunezero. Nitwizera Yesu tuzabona cya gitondo, igitondo cyacu ubugingo n'umunezero. Tuzabaho turirimba indirimbo nziza ya Mose n'umwana w'intama. Tuzabaho turirimba indirimbo ya Mose n'umwana w'intama. Yego, haleluya. Ababishoboye dufatanye dusirimbe dutarake, umukozi w'Imana yatashe.
bugingo tuzabona cya gitondo igitondo gishanje ubugingo n'umunezero tuzamubona maze tubeho tuzamubona maze tubeho turirimba indirimbo nziza ya Mose n'umwana w'intama tuzamubona maze tubeho turirimba indirimbo nziza ya Mose n'umwana w'intama Hosana 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 ashimuje muri iryo zina ry'umwana w'intama Hosana 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 ashimuje muri iryo zina ry'umwana w'intama Hallelujah Hallelujah gusirimba amasegonda make amasegonda make tuzataramana bose y'umubiri ndetse na satani uzahora turirimba imbere umunezero ubonye Yesu tuzataramana n'abera bose begesheje y'umubiri ndetse na satani tuzahora turirimba imbere umunezero tubonye Hosana 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 ashimuje kuri iryo zina ry'umwana w'intama Hosana 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 ashimuje kuri iryo zina ry'umwana w'intama Hallelujah Simba papa Imana ifashe Theogene abarimo kutureba ko duhagaze ko duhagaza agasirimba gatoya mutubare dushobora gukora ibintu binyuranye n'iby'itorero ADPR yemera ariko twese natwe iwacu mubona dukoresha batagize mutubabarire n'ukuri n'umunezero twanejejwe n'uko Theogene yafashe nta rubanza Yesu niwe nihishemo yambereye ubuhungiro ntacyanguraho amahoro kare gikombe Crema Pastor. Mwanya mwagiye utaha dufite umwana ariko Imana ishimwe ko dutereye imigera ahangaha mu rugo kwatera yazaga tukayitera iwacu pasi mubarikiwe bose ya Imana ibaho umugisha cyane umukomeza dusoje murakomeza mutarame nta kibazo abagihari barakomeza batarame mwene gihome naze tumuhe indirimbo ye yadusabye rwose kugira ngo tuze kwinjira mu kanya ko kwakira umushumba wa paruwasi ya Muhima aze kuduha amatangazo hanyuma kandi aze no kudusabira umugisha tutuze Imana ishimwe abashumba mwatubazaga madamu Theogene Imana iri kugenda imuha imbaraga ari hano yahageze kandi Imana ikomeze imube hafi imuhumurize imukomeze ndirimbo ndabona harimo abantu bahengereza mushobora kuba mutari bumuze ko n'uyu mubyeyi wicaye hano uzakomeza mubone muri gahunda n'ejo bundi kuwa gatatu komere rwose Imana iri kumwe nawe kandi icyo Imana yashatse nicyo yakoze mwene gihome yakoze cyane Yesu ashimwe mwene gihome ni izina ry'impamvu z'umurimo w'Imana ku bw'akazi ko gukorera Uwiteka ariko mu bisanzwe nitwa Mudaheranwa Jean Pierre mfite ishimwe rikomeye kuko Imana yateguye ikiruhuko kiri nyuma y'ubu buzima
abantu benshi batekereza ko kubura umuntu bikwiye kurangizwa n'umubabaro gusa, kandi koko no kubura umuntu turababara, ariko dukwiye kugiramo n'ikindi kintu cyitwa ibyishimo, kuko aho tujya ni heza kuruta aho tuva. Ntabwo rero ndavuga byinshi, ariko duke mfite navugaho kuri Theogene. Theogene yari inshuti yanjye, ikigeretseho yari umuryango wanjye, yari musanzire wanjye, kuko uriya mudamu wanjye Ange Kelly Mama Music burya na Sia ni bamwe. Benshi rero baravuga batese gute, ariko burya wa munsi menyana nawe namusanganye na Sia. Wa munsi dukora ubukwe namukuye kwa Madame Theogene. Ubuzima bwose tubanyemo yari musanzire wanjye, twagiranye ibihe byiza, Imana imuhe iruhuko ridashira. Komeza kwihanganisha Sia rero, cyangwa se mu kinyarwanda wita umugore wacu, ukomere, Imana iri kumwe nawe kandi natwe turi kumwe nawe. Igishimishije kurutaho nuko amaherezo aho yagiye tuzamusangayo. Ngiye kuririmba indirimbo yitwa n'ubundi niyo yayo. Ndibuze gusaba ko aka gatebe kari buze kuba kigiyeyo gake, humura ntabwo igwa, bambikontorora. Naka ngaka kabe kigiye aha, iyi nayo ibe yigiye aha. Nsa n'ubiboneye agakeka hano mu ibaga yanjye, nazanyemo igitenge. Abantu bansabye kuririmba indirimbo yitwa n'ubundi niyo yayo. Ntabwo rero ndi bubwire umugore wacu ko ari buze kubikora, ntiyabibasha, ariko ndaza kureba umwe uri buze kunyorosa n'indyama. Ni ikimenyetso cy'uko abahagaze bazarambarara. Kurambarara mvuga ni ukuba wari muzima, umubiri ukarangira. Impamvu ngiye kurambarara ni uko duhora dupfa buri munsi, ariko ndaza no kubyuka ndamburuke. Ndarambarara ndambururuke. Iyo turyamye ni ikimenyetso cyo gupfa. Uburiri n'impande enye ni ikimenyetso cy'aho dushyingurwa. Kwiyorosa ni ikimenyetso cy'uko ubutaka buzaturenga hejuru. Kurota ni ikimenyetso cy'uko hari ahandi tuzajya gukanguka, ni ikimenyetso ko abapfuye bazazuka. N'ubundi niyo yayo. Ndabona ari ubundi hafi, bazuze kumfasha kunyorosa n'indyama, worose no mu mutwe, hanyuma unyihorere mu izuka ry'abapfuye n'Imana bazirwariza. Izuka izabigenza. Reka turirimbe, mumfashe mu izina rya Yesu. Amen. Niko byangendekeye, kuva mu mubiri birababaza abagenzi. Hari igihe narwaye ndaremba, nangira gutekereza ku rugendo rwo mu isi rurangije. Icyo gihe ndahumiriza cyane, ntegereza ko nahinguka mu rurembo rw'iwacu ndabibura. Iyo babawe maze ndababara. Hari igihe narwaye ndaremba, nangira gutekereza ku rugendo rwo mu isi ndurangije. Icyo gihe ndahumiriza cyane, ntegereza ko nahinguka mu rurembo rw'iwacu ndabibura. Iyo babawe maze ndababara. Ariko n'ubundi niyo yayo, kuko amaherezo y'inzira ni mu nzu. Tubabarizwa muri iri cumbi gakondo, nyiriya turayitashe. Ariko n'ubundi niyo yayo, kuko amaherezo y'inzira ni mu nzu. Tubabarizwa muri iri cumbi
gakondo ngiriya turayitashye. Cyemewe kutitangira agaciro k'ubuhamya bwa muntu ntikareberwa uko yatangiye uko yarangije. Ijuru rikorerwa tukiri bazima, icyo waremewe gisengereye Imana iguhe imbaraga ugisohoze. Naho ubundi bwoko bucyaha umunsi umwe. Iherezo niryo rikenewe kutitangira agaciro k'ubuhamya bwa muntu ntikareberwa uko yatangiye uko yarangije. Ijuru rikorerwa tukiri bazima, icyo waremewe gisengereye Imana iguhe imbaraga ugisohoze. Naho ubundi bwoko bucyabaho umunsi umwe, ariko n'ubundi niyo yayo kuko amaherezo y'inzira ni mu nzu. Turabarizwa muri Gicumbi, gakondo ngiriya turayitashye. Ariko n'ubundi niyo yayo kuko amaherezo y'inzira ni mu nzu. Turabarizwa muri Gicumbi, gakondo ngiriya turayitashye. Nubwo umubiri ubabazwa, nubwo tuva mu mwuka bitubabaza, ariko icyiza ni uko twaba twarakoze ibyiza. Imirimo izaduherekeza, mukora ibyiza mufite uburyo. Ngereye ubutumwa abakunzi banjye, Imana yarindishije imbaraga z'amaboko akomeye. Nyuma y'ubuzima bwo kuba mu isi, tuzaca mu rupfu kuko Yesu yaruhinduye irembo ryo kwinjira. Ubutumwa mbaha ntimurutinye, abazagenda mbere muzabibabwire ko natwe turi inyuma. Amarembo natwe twemeye kuyinjira. Ngeneye ubutumwa abakunzi banjye, Imana yarindishije imbaraga z'amaboko akomeye. Nyuma y'ubuzima bwo kuba mu isi, tuzaca mu rupfu kuko Yesu yaruhinduye irembo ryo kwinjira. Ubutumwa mbaha ntimurutinye, abazagenda mbere muzabibabwire ko natwe turi inyuma. Amarembo natwe twemeye kuyinjira. Ariko n'ubundi niyo yayo kuko amaherezo y'inzira ni mu nzu. Turabarizwa muri Gicumbi, gakondo ngiriya turayitashye. Ariko n'ubundi niyo yayo kuko amaherezo y'inzira ni mu nzu. Turabarizwa muri Gicumbi, gakondo ngiriya turayitashye. Imana ibahe umugisha.
Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Nukuri niyo yayo amaherezo y'inzira ni mu nzu. Mu gihe Yesu atari yagaruka ngo impanda ivuge, abacu bagenda bucya bashyika. Ubwo rero urupfu twe kurutinya, umwami wacu yaruhinduye irembo ritwinjiza mu bugingo buhoraho. Ndabashimiye nk'umuyobozi w'igitaramo cy'uno mugoroba, umushumba Claude hariya Kimisagara. Ndagira ngo rero nakire umushumba wanjye Gershom, umushumba paruwasi ya Muhima, aduhe amatangazo hanyuma aze no kudusabira umugisha. Ndabashimiye mwese twafatikanyije igitaramo. Imana ikomeze kubaha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Yesu nashimwe. Haleluya. Byari ngombwa yuko dukomeza tugatarama kandi nibyo, ariko n'ubundi nkuko twakomeje kubitangaza yuko ejo hari indi gahunda yo gukomeza igitaramo, ariko noneho ntikizabera hano mu rugo nkuko twabibabwiye tugitangira. Kizakomereza hariya ku rusengero rwa ADEPR i Nyarugenge, hariya aho bita mu Gakinjiro. Niho tuzakomeza. N'ubundi masaha ni 11:30 n'igice. Abantu barimo kuva mu kazi mu mirimo yabo, tuze gusoza ku masaha yigiyeho gatoya 2:00 gutyo n'igice, kugira ngo tuvuge n'ubundi ibigwi bya mwene data cyangwa umushumba Theogene. Rero undi munsi ukurikiyeho niwo nyirizina wo gushyingura umubiri wa mwene data, nabwo kumusezeraho bizabera n'ubundi hariya i Nyarugenge mu Gakinjiro kuri ADEPR, ni mu mujyi. Hari yahindutse rero ku bari babizi, niho n'ubundi bizabera nk'uko byifujwe n'umuryango we. Natwe tugomba kubyubahiriza. Rero nkumva yuko ayo matangazo ahagije, gusa tukaba nk'itorero tubashimira mu izina ry'itorero, n'ubundi tubashimira uburyo cyitwaje gufata mu mugongo umudamu wacu, umubyeyi, kandi ntabwo bigomba kugarukira ahangaha, tugomba kubikomeza kuko ni n'itegeko ry'Imana. Nagira ngo rero n'ubundi tuze gusenga Imana. Turangiza gusenga Imana, n'ubundi hari abo dufitanye ikiganiro nk'uko basanzwe babizi, turajya hahandi n'ubundi duhora duhurira. Reka n'ubundi sabe Rudasingwa, umushumba Rudasingwa Claude yigire hano hafi asenga Imana, hanyuma dusoze uyu mugoroba. Ariko n'ubundi turacyakomeza, washobora gutarama ibibujijwe kuko nicyo tubereyeho, gufata mu mugongo wagize ibyago. Murakoze. Mwegereje dufatanya gusenga. Imana y'icyubahiro, Imana y'ubwiza butangaje, kandi Imana ifite ububasha, Imana yaturemye twese, turagushima kubwira iteraniro ko atari imfubyi ko baragufite, kandi tuzi neza ko aho atari wowe uhari, kubera ko wamutiwe mu gihe gikwiye kugira ngo Uwiteka Imana nyir'ingabo aruhuke. Urakoze rero, kandi dushimiye bw'ijambo ryiza utugejejeho, kuko niryo waduteguriye kubw'umushumba, waduteguriye kugira ngo abashe kutuganiriza. Icyubahiro ni cyawe mu izina rya Yesu, amen. Yesu ashimwe. Ariko Yesu ashimwe. Umuvuge Yesu ashimwe. Zamura ibiganza. Imana yacyuye umugeni kandi yakoreye Imana neza. Imana ishimwe. Tumaze kumva ubutumwa bwiza, ariko Imana ishatse twanayishima tukayikomera n'amashyi n'amategeko abihana rwose. Nta kibazo twebwe turi mu birori byo guherekeza umugeni, nta nubwo twatinya gukomera Imana yacu amashyi ko yacyuye umugeni wayo.
kandi rwose batwigisha amagambo meza. Theogene yaragiye, yagize gute? Yaragiye. Ariko nari nimuntekereza, uwo muri iki giterane nta muntu urimo udakijijwe, nta muntu uri muri iki giterane utarizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Nta muntu uri muri iki gitaramo wumva Yesu yamugirira ubuntu muri iki gitaramo cyo guherekeza Theogene agahinduka umwana w'Imana, tukamusengera agatahana agakiza, agataha ahindutse umwana w'Imana, Imana ikamwandika ikamugira umwana wayo, akagira ibyiringiro by'ubugingo buhoraho. Nakomeze mbitekereza cyane, ndavuga nti reka dutange amahirwe, reka dutange amahirwe, niyo yaba umwe cyangwa babiri baba ari ab'igiciro mu maso y'Imana, ukaba wiyumva yuko ukeneye ubuntu bw'Imana, ukeneye imbabazi z'Imana, ukeneye agakiza, ukeneye kwinjira mu mubare w'abana b'Imana. Aho uri mu ndebere rwose umuntu waba agize igitekerezo umwete akavuga ati nanjye ndashaka bansengere, uzamura ikiganza aho uri tukubone. Zamura ikiganza tugusengere rwose niba uhari. Mu ndebere aho abantu bagiye bicara hirya no hino, umuntu ushaka kwakira Kristo. Ndamubonye hariya inyuma, mukomere Yesu amashyi, ndamubonye hariya inyuma. Mutambutse uwo muntu mumuzane. Zamura ikiganza tugusengere. Umwanya wawe urahari rwose. Yesu aragukunda, agufitiye imbabazi wo kubaho mu buzima bw'ibyaha. Itabi rikwice, inzoga zikwice, ibyaha bikubuza amahoro. Yesu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Mu ndebere nawe hejuru gatoya rwose, umuntu wumva ashaka kwakira Kristo, umuntu wumva ashaka kuba umwana w'Imana, utambuke rwose wegere hano hino tugusengere utahana agakiza. Mana ishimwe cyane. Mbonye n'undi uje wihuta di, nimukomere Yesu amashyi. Urakoze sha, Mana ubumugisha. Ngwino nawe, ngwino wisigara, umwanya wawe n'uyu. Nimo ndumva umutima uri mumbwira ko ukirwana n'irijwi, nyamara Imana iguhaye amahirwe muri amaboko ni muyamanure nta kibazo, mutaza kuruha. Imana iguhaye amahirwe muri iki giterane cyo guherekeza Pastor Theogene kugira ngo nawe ukizwe di. Igihe cyawe nikigira bazanaguherekeze neza. Uri hehe? Uri ubaye wa gatatu. Uri ubaye wa gatatu ngo Yesu akwakire, Yesu akugirira imbabazi. Uraje ma, ngwino nawe Yesu aguha umugisha n'ukuri. Ariko di nimukomere Imana amashyi. Egera bari hano. Imana ishimwe. Nta wundi ushaka kwakira Kristo, nta wundi ushaka imbabazi z'Imana muri iki giterane, nta wundi ushaka gukizwa ngo uhinduke umwana w'Imana. Turakwiyegereje rwose. Iki gitaramo ni twebwe cyateguriwe no gukomeza umuryango wa Pasiteri, ariko nawe urimo kugira ngo tukubwire ko mu byaha nta mahoro abamo, nta mahoro y'umunyabyaha. Muri Yesu honyine haboneka amahoro. Imana ishimwe. Ugira ngo abandi bakeya, ntabwo ari bake, ntabwo ari bakeya rwose. Imana ishimwe. Mushumba umaze kutwigisha, ngwino usengere bano bantu. Abashumba natwe twese duhaguruke tubasengere. Reka dusenge. Mana yacu mu izina rya Yesu, ijwi ryawe riratangaje, ijwi ryawe rifite imbaraga. Aba ni abana bawe, kandi ijambo ryawe riravuga ngo ntawaguhungiyeho wirukanye. Ndagushimira Yesu ko bumvise ubutumwa, ndagushimira ko babereye umubyeyi kuva iyi saha. Wandukurura amazina yabo mu gitabo cy'urupfu, uyandike mu gitabo cy'ubugingo. Ubigishe, ubafashe bashizweyo nijoro baryamye, tubahera amahoro mu byaha. Ukomeze ubane nabo, ubakenyurira ibigunira imyenda y'ibyaha, ubogesha amaraso yawe Yesu. Urakoze kubafasha no kubagirira neza, ni kubwa Yesu Kristo mwami. Amen. Babaganiriza wese. Mwarimu nabonye wazanye n'iyi korari yari he? Mwarimu nahoze mbona hano, ngubino mwari. Cyanize intama uziganize, mukurikiriye uyu mukozi w'Imana. Muke hano. Mwarimu yandika amazina yanyu, abagiri inama ikizakurikiraho ubwaka gakiza mwakiriye. Haro itangazo, umuntu ufite imodokari RAF 54